inshuti bavandimwe, tugeze muri wa mwanya mwiza, wa mwanya duhuriramo twiga ibyanditswe byera mu ishuri ryo ku isabato. Ndabasuhuje rero muri rya zina ryiza ry'umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bye bibane natwe twese. Tugeze mu cyigisho cya 10 rero, birumvikana ko igihe tugiye kukirangiza, kandi twibukiranye ko turi kwiga mu gitabo cyo kuva cyangwa mu gitabo cy'imuka Misiri. Bikaba mbere kugira ngo dukomeze tubanze dusenge Imana. Data wari mu ijuru, mwamukomeye, ntabwo dushidikanya Data wera ko ari wowe twitaho, ko ari wowe tubeshejeho, kandi kubitegurira byose ari byiza. Data wera, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Muri kano kanya rero, abahungu n'abakobwa bawe tugarutse hano kugira ngo twige ibyanditswe byera. Nyakubahwa, ntacyo dushoboye, ntacyo twakwishoboza na kimwe, nta n'imbaraga dufite. Maze duciye bugufi turakwinze kugira ngo bari natwe muri uyu mwanya mwiza turi bumare twigishwa nawe Data wera, tunyurwe kandi byose byo guhimbaza no guhesha icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Nuko roka dukomeze mu cyigisho cyacu. Tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo isezerano n'igishushanyo mbonera. Isezerano n'igishushanyo mbonera. Mbese mu isezerano aho tumaranye iminsi twiga, hari ikintu twize cyangwa hari ikintu mwize mu isezerano? Koko twabonye isezerano. Twabonye isezerano ryari? Twabonye isezerano ku musozi Sinayi. Kuri musozi Sinayi twahabonye isezerano Uwiteka yahaye ubwoko bwe. Ni ryandi rero ubwo Uwiteka yibutsaga Abisirayeli ko ari we Mana yabo yabakuye mu gihugu cy'Egiputa mu nzu y'uburetwa, ni iryo ngiryo. Noneho yifuzaga kugira ngo batazasubira muri bwa buretwa cyangwa mu buretwa bw'undi mwami uwo ari we wese. Yifuzaga no kugira ngo bakomeze babe abantu be, nawe akomeze ab'Imana ye. Twabonye kandi naho yabahereye amategeko kuri umusozi wa Sinayi. Ayo mategeko yabahaye nk'imfashanyigisho ariyo yiswe ibikubiye mu isezerano. Ayo mategeko rero agombaga kubafasha kugira ngo bashobore gusobanukirwa neza na ya masezerano uko ari 10 twabonye, ariyo twita amategeko 10 y'Imana. Uwiteka mu kugira ngo abahe ya masezerano, abahe n'amategeko, byanze bikunze hari icyo yifuzaga. Yifuzaga rero ko ubwo bwoko bwakomeza bukaba ubwoko bwe, kandi nawe agakomeza akabubera Imana, nk'Imana umuremyi wabo ndetse n'umucamanza wabo. Muri make rero yaturemeye gusabana nayo, kandi yagombaga noneho kubana n'ubwoko bwayo nk'uko natwe uyu munsi wa none. Ukuntu yagombaga kubana n'ubwoko bwayo byagombaga kuba binyuze mu gishushanyo mbonera, ari cyo buturo bwera nk'uko turaza kubibona. Ibi ntabwo bishatse gusobanurwa ko Uwiteka mu kuba mu buturo bwera nta handi yashobora guhurira nabo. Ntabwo Uwiteka agomba kumanuka kugira ngo ko aze mu buturo bwera, ahubwo ni igishushanyo mbonera. Kwari kugira ngo bumve ko Uwiteka atabataye, bumve ko akiri kumwe nabo, bareke gushidikanya niyo baragombaga kwibakira ubuturo bwera agatura hagati muri iyo nk'uko turaza kubibona. Reka rero turebe isomo ry'icyo kwibuka. Iboneka mu kuva 24 ku murongo wa 3. Mose araza abwira abantu amagambo y'Uwiteka yose n'amategeko ye yose. Abantu bose bamusubiriza rimwe bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikurikiza. Ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Ndatekereza ko iri jambo tutaribonye bwa mbere. Iri jambo n'ubundi twararibonye aho barahiye ngo ibyo Uwiteka babwiye byose bazabikora amaze kubaha amategeko. N'ubu rero baravuze ati ibyo Uwiteka tubwiye byose tuzabikora. Ariko twabonye ko biruje kugira ngo ubahirize amateka n'amategeko y'Uwiteka, biruje kugira ngo babyubahirize. Bari babishaka birumvikana, ariko ntabwo bashoboye kubyubahiriza. Mu kugira ngo bavuge ko ibyo Uwiteka ababwira byose bazashobora kubyubahiriza, bari bamaze kumva amagambo aboneka mu gice cya 24 uhere ku murongo wa 2 kuza kwa 2. Reka twumve amagambo bari bamaze kumva. Mbese ni ayahe? Uwiteka yabwiye Mose, aramubwira ati uzane na Aroni ndetse n'abahungu be 2, Nadabu na Abihu. Noneho kandi uzane n'abakuru b'ubwoko. Twibuke ko cya gihe yahuraga na Yetiro sebukwe yamuginamo kugira ngo atore abakuru
muri buri muryango haturukemo umukuru. Nabo bakuru rero noneho rero abakuru 70 guteranyaho babana ba Aroni ndetse na Aroni ubwo ari 73, noneho guteranyaho na Mose. Uwiteka rero yifuza kugira ngo bazamuke umusozi bajye kureba Uwiteka. Reka turebe noneho rero ukuntu byagenze. Noneho Mose amaze kubabwira ya magambo Uwiteka rero yababwiye yuko bagomba kuzamukana, ubwoko bugasigara ariko ntibwegere ku musozi. Bavuze ko ibyo Uwiteka babwiye bagomba kubyubahiriza. None bavuze ko ibyo Uwiteka ababwiye byose rwose bazabyubahiriza, nta na kimwe bibagiwe cyangwa nta na kimwe badakoze. Ubundi rero niba isano dufitanye na bagenzi bacu, isano ufitanye na mugenzi wawe cyangwa inshuti yawe, cyangwa isano ufitanye na mugenzi wanjye cyangwa n'inshuti yanjye, niba ishingiye ku gihe cyangwa no ku mwete mfite, ubwo ni ukuvuga ko n'isano mfitanye n'Imana yanjye ishingiye ku gihe kandi igashingira no ku mwete. Kubera ko twabonye ko byanze bikunze muri rya sezerano ariryo rikubiyemo ya mategeko yose uko ari 10, ijambo rimwe urukundo niryo murunga wa byose. Muri make byose bishingiye ku rukundo, rwa rukundo dukunda Imana n'urukundo dukunda bagenzi bacu. Nuko rero niba iyo sano dufitanye na bagenzi bacu ihwanye n'isano dufitanye n'Imana yacu, byumvikane ko tugomba kuvugurura uwo mubano dufitanye n'Imana yacu, bikazatuma dushobora no kuvugurura none n'umubano dufitanye n'Imana yacu. Ni mu buhe buryo se twavugurura umubano dufitanye na bagenzi bacu cyangwa n'Imana yacu? Twakongera igihe tuvugana na bagenzi bacu cyangwa tubonana na bagenzi bacu, ndetse tugashyiraho n'umwete. Muri make ni wo mubano twavugurura, n'umubano wacu ushingiye ku rukundo, ariko umubano wacu hagati y'Imana yacu nawo ugomba kuvugururwa kugira ngo ukure. Kuko udakuze ya sano dufitanye n'Imana yacu nayo ntabwo yakura. Ni mu buhe buryo twavugurura umubano uri hagati yacu n'Imana yacu? Twabivugurura mu buhe buryo? Make iyo tugiranye ibihe bihagije, igihe gihagije n'Imana yacu, byanze bikunze byose birashoboka, niho wa mubano wacu ushobora gukura. Mu buryo bugaragara rero kugira ngo tugirane umubano hagati y'Imana yacu, ni uburyo bukurikira. Ni uburyo tuvugana nayo twiga ijambo ryayo, kandi noneho tukayikingurira ijuru binyuze mu gusenga. Kandi noneho rero tugomba no kugira uruhare mu murimo wayo. Mu buhe buryo? Mu kubwira abandi iby'urupfu rwa Yesu, mu kubabwira uko yazutse, mu kubabwira kandi n'ibyo kugaruka kwe. Muri make kugaruka kwe nazagaruka twibuke ko hariho urubanza. Rero buri muntu wese wamenye Yesu, buri muntu wese wifuza kugirana isano yimbitse n'umukiza wacu, yagombye kuba ibyo bintu uko ari 3: kugira igihe cyihariye cyo kwiga ijambo ry'Imana, kugira igihe cyihariye icyo gusenga, kandi noneho no kugira igihe cyihariye mu murimo w'Imana. Ibyo byose rero bizatuma isano yacu n'Imana ikura. Ntabwo ari ukugira ngo umare kumenya iby'Imana wicerera aho uri, oya, uguti rwose iki cyasingikora, iki cyasingikora, iki cyasingikora, iki cyasingikora, ariko wicerera aho uri, oya. Dusabwa kugira ngo niba tumaze kumenya Imana iyo ariyo, tumaze kugira noneho ibyo twamenye, niyo cyaba ari kimwe niyo byabiri, buri wese agomba kugira ngo ahaguruke agende avuge urupfu rwa Yesu, avuge kuzuka kwa Yesu, avuge kugaruka kwe, ariko gushingiyeho noneho rero na ruriya rubanza. Nitugendera muri uwo mujyo, byanze bikunze isano yacu n'Imana izakura. Niba dukunda Imana, byanze bikunze izatubashisha kubahiriza cyangwa kwitondera amateka n'amategeko yayo, kandi tugire kwizera nko kwa Yesu, ariko byose bizaterwa n'umwanya tuyiha mu mibereho yacu ya buri munsi. Mbese icyo twakwibaza, icyo nakwibaza cyangwa icyo wakwibaza, Imana uyiha umwanya ungana ute mu mibereho yawe? Mbese igihe kinini ahari wenda si icyo kuri televiziyo, igihe kinini ahari wenda si icyo wenda kuri telefone, igihe kinini ahari wenda si icyo kunegura bagenzi bacu. Mbese buri wese ashobora kwisuzuma akareba igihe kinini cye agikoresha mu biki. Kuko uko tumarana umwanya n'Imana yacu, nibyo bikuza wa mubano wacu, nibyo bikuza ya sano yacu hagati yacu n'Imana yacu, noneho ku buryo idushoboza za ndahiro twagiye turahira tudashobora kwishoboza, ikadushoboza, none ugasanga byose birakoretse.
nta mbaraga dufite, tugomba byanze bikunze kwemera ko nta mbaraga dufite kugira ngo tubishobore. Niba nta mbaraga dufite rero, niyo mpamvu tugomba kwiga ijambo ry'Imana tukanasenga, Mwuka Wera azadushoboza byose. Igitabo n'amaraso. Igitabo n'amaraso kandi cyo kishe gute? Igitabo n'amaraso. Ayo maraso rero tugiye kureba ni ya maraso yayandi yakorerwaga mu bitambo igihe babagaga umwana w'intama cyangwa w'ihene, byanze bikunze amaraso yaravaga. Naha rero muri iki gihe Uwiteka yavuganye na Mose yaramanutse atamba ibitambo nk'uko tugiye kubisoma. Reka tubisome turebe ibyo bitambo, turebe noneho n'ayo maraso aho yaturutse, cyangwa turebe n'icyo gitabo icyo ari cyo. Reka dusome amagambo aboneka mu Kuva igice cya 24. Turahera ku murongo wa 4 kubera ko umurongo wa 3 twari twawusomye bamaze kwemera ko ibyo Uwiteka babwiye byose bazabyumvira, bazabikurikiza. Reka dusome noneho imirongo ikurikira twumve. Mose yandika amagambo y'Uwiteka yose, azinduka kare yubaka igicaniro hasi y'umusozi n'inkingi z'amabuye 12 zinganya umubare n'imiryango y'Abisirayeli uko ari 12. Atuma abasore mu Bisirayeli batambira Uwiteka ibitambo byoswa n'inka z'ibitambo by'uko bari amahoro. Mose agabanya amaraso mu bice 2 bingana, kimwe agisuka mu nzabya, ikindi akimisha ku gicaniro. Yenda igitabo cy'isezerano agisomera abantu, baramubwira bati ibyo Uwiteka avuze byose tuzabikora kandi tuzamwumvira. Barongeye bararahiye. Aha tubonye ko Uwiteka abwiye Mose bazamuke bajye ku musozi. Noneho rero batari bazamuka, Mose abanje gutamba noneho rero ibitambo. Atambye ibitambo, noneho tubonye ngo yamaze kubona ko ngo bubatse igicaniro, bamaze kubaga igicaniro. Noneho rero bamaze kubaga rya tungo, ngo afata amaraso amwe yashyira mu nzabya, andi noneho rero ngo yamishagira ngo ku gicaniro. Noneho arangije ngo afata igitabo arakibasomera. Niho noneho bavuze ko ibyo Uwiteka bategetse byose cyangwa babwiye byose bazabyumvira. Impamvu yabasomeye amategeko ni iki? Baramaze gutamba igitambo, muri make ni nk'aho baramaze kongera n'ubundi kugirana amasezerano n'Uwiteka. Noneho rero cya gitambo, tubuke ko gitambo amaraso ni ikintu gikomeye cyane. Twibuke ko Abanyegiputa bapfuye, ubwoko bw'Isirayeli bwo bugakira, bamaze gusiga ya maraso ku nkomangizo inzu zabo z'imiryango yabo. Noneho rero ari amaraso twibuke ko yashushanyaga Yesu Kristo uzaba igitambo kizima gikuru. Twibuke ko rero bakomeje gutamba ibitambo bizashirira cyangwa bizarangirira ku musaraba. Aya maraso rero y'igitambo yari amaraso akomeye cyane kubera ko yashushanyaga Yesu Kristo, yashushanyaga amaraso ya Yesu Kristo azadutambirwa cyangwa azatuvira ku musaraba. Nuko rero kugira ngo bemere cya gitambo kizima, bemere rwa rukundo bakunzwe, noneho hajeho igitabo cy'amategeko. Mose basomeye igitabo cy'amategeko n'ukongera kugirana amasezerano. Noneho bararahira baravuga ati noneho rero ibyo umaze kudusomera byose tuzabikurikiza. Ariko se barabikurikije? Ni za ndahiro zikomeza, natwe turahirwa bwije nuko bukeye. Ku murongo wa 8 ngo Mose yenda ayo maraso ayamisha ku bantu, arababwira ati ngaya maraso y'isezerano Uwiteka asezeranye namwe nkuko ayo magambo yose ari. Muri make amaraso yabaminjagiweho. Nuko Mose ababwira amagambo yanditswe mu gitabo ko impamvu ibyo byose bibayeho, muri make ni isezerano n'ubundi Uwiteka yongeye guha ubwoko bwe. Muri Yohana igice cya 12 ku murongo wa 32 harasobanura urukundo Imana idukunda. Muri make yifuza ko ishyikirana n'ubwoko bwayo kuva na kare kose, yifuza kugira ngo ishyikirane n'ubwoko bwayo, n'uyu munsi yifuza kugira ngo ishyikirane n'ubwoko bwayo. Amaraso rero Yesu yamenye ku musaraba kubw'urukundo dukunda, niyo yatugize umwe na se nkuko tubisoma muri Yohana igice cya 12 ku murongo wa 32, aho yagize ati nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Iyi Mana rero ivugwa muri Bibiliya ni Imana ishikazwa cyane n'urukundo dukunda. Urwo rukundo dukunda ruruta uko twagira imyitwarire myiza cyangwa tukagira ibikorwa byiza cyangwa tukamenya n'inyigisho nziza. Urukundo rw'Imana ruragenda rukaruta ibyo byose. Turebye mu itangiriro gice cya mbere ndetse no mu gice cya 2 turahabona imihango 2. Iyo mihango ifitanye isano no gusabana kwacu n'Imana cyangwa no gusabana kwacu na bagenzi bacu. Umuhango wa mbere ni umuhango mu buryo bw'impagarike,
utuma dusabana n'Imana. Uwo muhango ni umuhango w'isabato. Noneho kandi hakongera akabaho undi muhango wa kabiri, umuhango wo gushyingiranwa. Uwo muhango uri mu buryo bw'intambike, ni umuhango ukomeza umushyikirano hagati y'abashakanye. Uyu muhango w'isabato uri muri ya masezerano 4 abanza twabonye, n'uyu muhango wo gushyingiranwa kw'abashakanye nawo uri muri ya masezerano 6 akurikiraho. Muri make urukundo nirwo ruyoboye byose, kuva mu itangiriro ukagera mu byahishuwe, n'urukundo ruyoboye byose kandi uzakomeza ruyobore. Ukwemezwa rero ku isezerano ryo ku musozi wa Sinayi kwari gushingiye ku kongera imbaraga, isano idasanzwe Imana ashaka kugirana n'ubwoko bwayo, isezerano bagiranye nayo rikomere. Ubwo bavugaga rero ko ibyo Uwiteka bategetse byose bazabyubahiriza nta na kimwe barenze, nukuri bari bakomeje, ariko noneho ntago bari basobanukiye ko ari abanyabyaha buzuye intege nke. Barabyemeye ko nanjye hari ibyo nemera byinshi cyane, nkuko hari ibyo bemera byinshi cyane, ariko kibagirwa kuri umunyabyaha kandi wuzuye intege nke. Ariko sinone niba turi abanyabyaha buzuye intege nke, twagombye kureka kugira amasezerano n'Imana yacu? Oya, ntibikabeho. Twagombye kugira amasezerano n'Imana yacu, ariko tukibeka ko turi abanyantege nke, ahubwo tugashakira imbaraga kuzifite. Aba bantu rero nabo bavuze ko ibyo Uwiteka ababwira byose, ibyo Uwiteka bategetse byose bazabyubahiriza. Ni ukuri bari bakomeje, bumvaga bazabyubahiriza rwose mu mbaraga zabo nk'abana b'abantu. Ntabwo baba bishoboye nkuko natwe tutabishobora kubera intege nke, cyangwa muri make kubera kutamenya intege nke bari bafite. Natwe munsi wa none rero dusabwa kugira ngo tumenye, buri wese amenye intege nke aho ziri. Amaraso y'isezerano rero yamishijwe kuri bo, yagaragazaga ko kubwo gufashwa na Kristo wenyine gusa aribyo bizashobora nibura gutuma bubahiriza cyangwa bakumvira amategeko y'Imana. Kandi no kuri twe niko bimeze, hatariho ya maraso ya Kristo gusa ntabwo dushobora kugira ikintu dukora na kimwe. Yivugiye ko ntacyo mushobora gukora, ntacyo mubasha mutamfite. Dukeneye rero ubwo bufasha mu bajuru, nibwo buzadufasha ukatugeza ku ntego nyamukuru Uwiteka atwifuzaho. Reka rero twige kwemera ko turi abanyantege nke mu murimo, twige ibyanditswe byera, tugire ibihe bihagije byo gusenga, kandi noneho ufite gato amenye agerageze kukabwira n'abandi. Ariko noneho rero dufate umwanzuro tubikore twarafashe umwanzuro, atari kubikora gusa kugira ngo tugaragare neza, atari kubikora kugira ngo dukurikire abandi, ahubwo dufate umwanzuro wo kubana n'Uwiteka. Mu kubana n'Uwiteka nyine kwiga ijambo rye, twimenyereza gusenga, kandi twimenyereza no kubwira abandi ibyo twamenye. Kandi noneho twumve ko turi muri Kristo, tujyemo neza, tujyemo neza, twumve dushaka kubamo neza, kuko na Yesu yafashe umwanzuro akavuga ati njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Nawe n'inzu yawe ufate umwanzuro wo gukorera Uwiteka, nanjye n'inzu yanjye dufashe umwanzuro wo gukorera Uwiteka. Uwiteka abigufashemo muri uwo mwanzuro ufashe, nanjye Uwiteka bimfashemo muri uyu mwanzuro dufashe. Kandi uyu mwanzuro dufashe, Uwiteka dufashe, kwe kuzasubira inyuma na gato, nk'ubwo dukumbuze n'abandi kuza dufatanyira urugendo. Uwiteka kandi azabidushoboza kureba Imana. Mu kuva igice cya 24 umurongo wa 9 kugeza kwa 18 hari ibyahabereye bikomeye cyane. Habaye isezerano hagati y'Imana n'abantu. None iryo sezerano hagati y'Imana rero rimaze gushingwa, twamaze kuribona ryasezerano ryabaye hagati y'Imana n'abantu. None rimaze gushingwa rero, aho bari bamaze noneho kwivugira ko ibyo Uwiteka bategeka byose bazabyumvira kandi bazabikora. Mose none yongeye kuzamuka wa musozi kugira ngo abone n'Imana. Noneho ajyana n'abantu Uwiteka yamubwiye kuzana n'abantu 73 nkuko twabibonye. Aho noneho tubwirwa ko biboneye Imana ubwabo, barayiboneye. Kandi noneho rero ngo niyo yabakiriye. Noneho kandi twabonye ko ngo bagize n'igihe cyiza, ibihe byiza byo gusangirira hamwe, ibihe byiza byo gusangirira hamwe. Mbese no mu buryo busanzwe ibihe byo gusangirira hamwe biba byiza. Ni ukuri biba byiza, kuri njye biba byiza. Ndatekereza ko kuri buri muntu wese ibihe byo gusangirira hamwe biba ibihe byiza rwose. Muri icyo gihe igikorwa cyo gutumira umuntu mugasangira cyari igikorwa cyiza cyane, cyari igikorwa cyubashywe cyane,
muri make wabaga ari umuhango ukomeye cyane, uwo watumiraga wabaga umuhaye icyubahiro gihanitse cyane, cyatumaga hatangwa imbabazi ndetse bakarema n'umurunga w'ubucuti, kandi ryabaga ari isezerano noneho rifatika, ridakoreshejwe amagambo gusa, ahubwo rikoreshejwe n'ibikorwa. Iryo sezerano rero rikaba ryarerekanaga ko bagomba kuba umwe, bagomba gufatanya byose, ari byiza cyangwa ibibi. Muri make gusangirira hamwe wari umuhango ukomeye cyane, warabahuzaga, watumaga ubumwe bwabo bukomera, kandi noneho rero iby'amagambo bikavaho ahubwo hakazaho n'ibikorwa. Ni muri urwo rwego rero Yesu yifuzaga gusangira n'abanyabyaha. Mu gihe cya Yesu turibuka ubwo ari hano muri iyi si, ari n'abigishwa be bajyaga kubona bakabona aragiye asangiye n'abanyabyaha. Abantu baramucyaga, abantu baramuseka, Yesu asangira n'abanyabyaha, ndetse ku buryo noneho rero b'abafarisayo bahoraga bamugenza uko bwije n'uko bukeye bashaka kumushakira ibyaha. Byanze bikunze iyo uvuga ngo asangiye n'abanyabyaha cyangwa ari ikibazo gikomeye cyane. Ariko twibuke ko Yesu yavuze ko yaje gushaka abanyabyaha. Ntabwo rero ko yaraje gushaka abanyabyaha kandi ngo birengagize ye kubasanga. Yifuza kugira ngo asangire nabo ari byo kurya by'umubiri n'ibyo kurya by'umwuka. Yifuzaga gusangira nabo kugira ngo agire icyo abamarira. Yesu rero mwiza yasangiye n'abanyabyaha. Impamvu nyamukuru ko ari ukugira ngo kagakiza abayuda bumvaga ari agakiza kabo gusa, Yesu yifuzaga kugira ngo nabo kabagereho, bumve ko nabo ari abantu, bumve ko nabo byanze bikunze mubo azapfira nabo ko barimo. Ubwo rero bamurega ko asangira n'abo bantu, ntabwo bari bazi umugambi we na gato. Yari afite umugambi ukomeye rwose, umugambi wo kudukiza, kandi ntadukize twenyine, akadukizanya n'abandi bantu. Muri make twese tugahinduka abana be, nta muyuda nta mugiriki, twese tugahinduka abana be binyuze mu kwizera. Iyo rero tugiye ku ifunguro ryera, tuba dukomeza wa muhango, dukomeza uyu murunga, kuko duhuza n'abizera abanyabyaha bagenzi bacu, kwishimira imbabazi n'agakiza dufite muri Kristo Yesu umwami wacu. Uyu muhango kandi utuma duhurizwa kuri we, tukunga ubumwe hagati yacu, kandi tukezwa n'uko ari kumwe natwe muri uwo muhango wera. Muri make nta muntu n'umwe urukwiye gusiba kuri uyu muhango wo gusangirira hamwe, kuri umuhango w'ifunguro ryera, kuko uyu muhango uratweza, kandi noneho ukatumenyesha mu buryo bufatika ko Uwiteka Imana iri kumwe natwe muri uwo muhango. Igitangaje rero kandi cyabaje, abagabo biboneye Imana imbona nkubone, bayibonye imbona nkubone, baribonye ndetse ngo irabakira. Yewe bageze n'igihe cyo kugira gute, cyo gusangirira hamwe. Ariko icyabaje ngo ntago bahinduwe nabyo, byo ntago byabahinduye, kuko tubwirwa ko ngo mu bageze i Kanani ntabwo bari mu bantu bageze i Kanani, nta na gato ntago bageze i Kanani rwose. Kandi twibuke ko harimo na babiri muri bari abahungu ba Aroni b'Abalewi, twibuke ko bari abatambyi, ariko noneho rero ntabwo nabo bageze i Kanani. Babonye Imana, barayibonye imbona nkubone, bagira ibihe bihagije rwose, nuko ngo batari bari hafi, batari bayegereye, ariko bagize igihe cyo kurya barira hamwe, bareba Imana yabo rwose. Imana ngo iri kumwe na Mose, baragira barayitegereza, ariko ntabwo byabahinduye. Aha twahigira iki? Niba batarahindutse, harimo ngo n'Abalewi. Abo bagabo kandi nabari baratoranijwe, nabo bakuru bari baratoranijwe mu Bisirayeli. Ntabwo rero bagize amahirwe yo kugira ngo bagere i Kanani. Ntabwo kuba barabonye Imana byabahinduye na gato. None wowe bite, ngiye bite? Mbese Imana sindayibona? Impamvu ntarahinduka nuko ntarabona Imana? Mbese nuko nta masezerano nigeze ndahira ko nzakurikiza? Ni menshi nagenda ndahira ku buryo bwanjye, ariko nacyagiye mu kubatizwa hari amasezerano narahiye ko nzakurikiza, ariko sinarayakurikije. None si mu kubona Imana, ntabwo nigeze mbona Imana n'umunsi n'umwe. Imana muri bya bindi byose bitandukanye nagiye mbona, Yesu nzi neza ko mu we yapfiriye yamenereye amaraso ku musaraba, nanjye nzi ko ndimo. Noneho kandi no mu buryo bwanjye bwihariye nagiye mbona Imana mu buryo butandukanye, kavuga ngo Imana nukuri urakoze, nunkura aha ngaha nzakora ibyo nshoboye byose mu murimo wawe. Imana nunkura aha ngaha nzabigenza gutya. Ayo masezerano nigeze nyubahiriza na gato? Ari amasezerano Uwiteka ngo nyirane nawe, ari amasezerano agomba kugira nayo kubera ibyo yankoreye, byose ntacyo nubahiriza. Noneho nakwa kunagiye mbona Imana mu bihe bitandukanye binkomeranye, nzi ko ntashobora kuba muri ibyo bihe, ariko uyu munsi wa none bya bindi ngenda byo uko bwije nuko bukeye. Mbese wowe bite? Ntabyo wasezeranye n'Imana yawe ugere uko bwije nuko bukeye? Mbese ko warabonye Imana cyagihe
byatumye uyimenya, byatumye hari icyo biguhinduraho mu mibereho yawe ya buri munsi, mu buryo ubana na bagenzi bawe cyangwa mu buryo ubana n'Imana yawe. Aba bagabo kandi barimo n'Abalewi, nubwo babonye Imana ntacyo byamariye, ntabwo bashoboye kugera i Kanani. Aho birerekana ko kugira amahirwe yo kumenya Imana ndetse no kugira amahirwe yo gukora umurimo wera ukajya mu nshingano zera, ntabwo biguha uburenganzira bwo guhinduka na gato. Guhinduka ntabwo bishatse kuvuga ngo nuko wabonye Imana mu buryo butandukanye cyangwa no gukora imirimo itegetswe n'amategeko cyangwa umurimo w'Imana ukavuga ko ubwo ngubwo bishobora kuguhindura. Ntabwo bishobora guhindura. Gishobora guhindura cyonyine gusa ni uguca bugufi, ukemera ko nta mbaraga ufite, ukemera ko uhindura imitima arahari n'ushobora guhindura, none ukajya muri ya nshingano ariko uzi ko ari we uzagushoboza kandi ko ari we uzaguhindura. Ntaho rero bihuriye rwose kumenya Imana no kuba uri mu nshingano, ntaho bihuriye no guhinduka. Muri make rero ntabwo kumenya Imana cyangwa kuba uri mu murimo w'Imana biguha garanti yo kuzarangiza uru rugendo utsinze. Imbaraga zo kumvira. Mbese imbaraga zo kumvira no tuzikura hehe? Reka turebe muri Yesaya igice cya 36 umurongo wa 26 kugeza kwa 28. Mbese ubundi ni ukumvira iki? Imbaraga zo kumvira ni zo kumvira amategeko, zo kumvira amateka n'amategeko y'Uwiteka. Muri Ezekiel rero igice cya 36 ku murongo wa 26 kugeza kwa 28 hatwereka uburyo kumvira bishobora kwigaragariza mu mibereho yacu. Ni gute rero? Imana yagiye yivuga mu buryo butandukanye, aho ivuga ngo nzabavana mu mahanga, mbakoranirize hamwe, nzabageza mu gihugu cyanjye bwite, nzabaha umutima mushya, mbashyire mu mwuka wanjye, ntume mugendera mu mateka yanjye. Uwo ni Uwiteka ubyivugiye. Mbese none Uwiteka arabeshya? Kandi Mo yabwiye, ntabwo yambwiye njyenyine, Mo yabwiye ntabwo yakubwiye wenyine, Mo yabwiye ntabwo yabwiye bari Abayisirayeli mu buryo bw'umubiri bonyine, yabwiye twese. Reka nsubiramo amagambo yatubwiye cyangwa amagambo ambwira cyangwa amagambo akubwira uyu munsi kugira ngo wumve ugize ihumure, kugira ngo wumve ko byanze bikunze uru rugendo byanze bikunze uzarugenda kandi ukarurangiza amahoro. Reka nsubiramo amagambo yaravuze ngo nzabavana mu mahanga. Mbese uri mu mahanga nawe? Ndatekereza ko nkuko nanjye ndi mu mahanga nawe uri mu mahanga. Ntabwo turi iwacu, turi muri iyi si mbi, isi y'icyaha, yasi igereranya na Misiri ya kiriya gihe. Rero Uwiteka aravuga ngo nzabavana mu mahanga. Uwiteka azakuvana mu mahanga urimo akugeze iwanya amahoro. Ngo nzabavana mu mahanga, mbakoranirize hamwe. Aha nsoma aya magambo buri wese yumve ko ari we Uwiteka ari kubwira. Ngo nzabavana mu mahanga, mbakoranirize hamwe, nzabageza mu gihugu cyanjye bwite, nzabaha umutima mushya, mbashyire mu mwuka wanjye, ntume mugendera mu mateka yanjye. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Ibi azabigukorera, nanjye azabinkorera. Ariko si azabidukorera bigenze gute? Ibyo ntabwo Uwiteka yari kubikorera ubwoko bwe gusa, natwe nibyo koko ntabwo bidukorera gusa, ntabwo rero kubikorera ubwo bwoko bwe gusa ntacyo badakoze. Nabo bagomba kugira ikintu bakora. Ni iki bagomba kugira ikintu bakora rero? Ni iki bagomba gukora rero? Bagomba kumvira ndetse no kwemera intege nke zabo. Kumvira bagafata umwanzuro ariko bakemera intege nke zabo. Natwe rero niba dufashe umwanzuro wo kumukorera, twagombye kwemera ko turi abanyantege nke ariko dukeneye ubufasha mvajuru. Twibuke ko na Yosuwa yibukije abari bamuteze amatwi ko ubwabo batabasha kugira ikintu bakorera Uwiteka na kimwe ngo bagishobore ubwabo. Bagomba kugishobozwa nande rero? N'Uwiteka niwe yagombaga kugira gute? Kubashoboza. Byanditswe muri Yosuwa igice cya 24 ku murongo wa 19. Nkuko twabonye rero ko ibyo mu isezerano rya kera byose byandikiwe kugira ngo bitubere akabarore mu rugendo. Turabona hano ko Abisirayeli barahiye inshuro zigera kuri 3 bavuga ko ibyo Uwiteka abategetse byose bazabyubahiriza, bazubahiriza amasezerano n'amategeko yayo. Ariko kubera ko bari abanyabyaha, bari boroheje, bari abanyantege nke ariko batabyiyiziho, ahangaha twasimbe agati, bari abanyantege nke ariko batabyiyiziho. Mbese uzikura umunyantege nke? Aho ntutekereza kubera ko wakuriye mu muryango w'abasenga, mu muryango w'abakristo, akumva ko ari byo bituma ugira imbaraga. Ntutekereza ko kuwa wenda ushobora kubuza na Bibiliya mu mutwe rwose warisomye Yesu ukayirangiza ukava kwitangira ukagera mu byahishuwe ukumva ko ibyo birahagije. Ariko nta kintu na kimwe
gishobora gutuma utsinda igihe uramutse uzikura umunyambaraga, ahubwo wagombye kuba uzikura umunyantege nke kugira ngo Uwiteka abone kuguha imbaraga, noneho mu byo umenye ari bike ari byinshi ubibyaza umusaruro. Ibyo nibyo Uwiteka atwifuzaho. Twemerera ubushake bw'Imana aba aribwo bukorera muri twebwe, kuko hari inkuru nziza ivuga ko iyi Imana itegetse Imana igutegetse icyo ari cyo cyose, icyo yagutegeka cyose igushoboza no kucyumvira. Muri make Imana itegetse umuntu ukora ikintu ni uko ibizi ko gishoboye, ibizi ko ashobora no kugikora, ngo itanga ubushobozi ndetse no kubigeraho. Uwiteka rero niba gutumye mu murimo we nuko bazi ko byanze bikunze uzashobora kandi uzagera ku cyo ashaka kugeraho. Ntabwo uzagera ku cyo ushaka kugeraho, ahubwo uzagera ku cyo Uwiteka ashaka kugeraho niba ari wagutumye. Kumvira rero ubushobozi ndetse n'agakiza ni impano y'Uwiteka nk'uko tubibona mu Filipi igice cya 2 ku murongo wa 13. Uwiteka rero azaduha ubushobozi bwo kumwumvira, kandi noneho tumara kumwumvira tuzagera ku icyo atwifuza. Uwiteka muri make rero niba ategeka umuntu kandi noneho rero akamuha n'imbaraga cyangwa n'ubushobozi bwo kumvira amategeko ye ndetse n'amateka ye, ni ukuvuga ko aho azagutuma hose azagufasha no muri urwo rugendo uzarurangiza utaguye isari. Reka rero twimenyereze kubana n'Uwiteka Imana yacu, twimenyereze kwiga ibyanditswe byera, twimenyereze gusenga, twimenyereze kandi no kuvuga ubutumwa bwiza, ibyo twamenye tubibwira abandi bagenzi bacu nk'uko byanditswe. Natwe Uwiteka azadukorera ibikomeye, azaduha ubushobozi bwo gushobora kubahiriza amateka n'amategeko ye hagati mu bwoko bwe. Mu rugero rw'ubwoko rero Uwiteka bigishizemo ibintu byinshi kandi mu buryo bunyuranye, harimo n'uburyo bw'ubuturo bwera. Twibuke ko ibyakorerwaga mu buturo bwera byerekanaga Yesu, kandi byari imfashanyigisho mu mugambi w'agakiza wajyaga gusohora binyuze muri Yesu Kristo. Mu kuva 25 umurongo wa 1 kugeza ku wa 10 ntabwo turi buhasome, ndetse no mu gice cya 27 ku murongo wa 21 turahabona bategekwa kubaka ubuturo bwera. Tubona ibikoresho bagombaga gukenera byose Uwiteka bibabwira, kandi noneho yahaye Mose n'igishushanyo mbonera bazakurikiza bubaka ubwo buturo, cyari fotokopi y'ubuturo bwera bwo mu ijuru. Turahabona kandi n'amakuru arambuye yerekeranye n'ibyakorerwagamo byose n'uburyo byakorwaga. Bagombaga rero gutanga ibyo batse ubuturo bwera, ubwo n'Abisirayeli bagombaga kubitanga badahatwa, bakabitanga ku bushake bwabo, kandi noneho rero bagatanga ibintu by'agaciro. Mbese uyu munsi wa none iyo uri gutanga mu murimo Uwiteka, utanga iby'agaciro cyangwa utanga ibyagusagutse? Aho buri wese yibaze, utanga iki mu murimo w'Imana? Utanga ibyagusagutse cyangwa utanga iby'agaciro? Aha bari kubaka iyi nzu y'Imana, inzu y'Uwiteka, ngo batanze ibintu by'agaciro kandi yabitanga badahatwa. Buri muntu wese yabitangaga ku bushake bwe. Mu bikoresho byari birimo muri ubwo buturo bwera, hari harimo isanduku y'isezerano, hari harimo ameza y'imitsima, hari harimo igitereko cy'amatabaza, harimo ibicaniro, kandi noneho harimo n'umwenda ukingiriza ahera cyane, ndetse n'amabara cyangwa amarangi yagombaga kuzasigwa ibintu biri muri ubwo buturo bwera. Ku murongo wa 8 w'igice cya 25 Uwiteka yavuze ati, kandi banemera ubuturo bwera nture hagati muri bo. Aha Pawulo mu byakozwe n'intumwa agace cya 17 ku murongo wa 24, ariko umusozi wa Areyopago yavuze ko umwami wari mu ijuru n'isi atabasha kuba mu nzu zubatswe n'abantu. Ndetse n'umwami Salomo mu cyambere cy'abami mu gice cya 8 ku murongo wa 27 yaravuze ati, ariko se koko Imana izatura mu isi? Icyo ni ikibazo yibajije. Dore ijuru ndetse n'ijuru risumba yandi ntore kwirwamo nkanswe inzu nubatse. Ni ya nzu Salomo yubatse, ya nzu y'Uwiteka, rwa rusengero rw'akataraboneka Salomo yubatse. Tubwirwa neza ko nta rusengero rwigeze rwubakwa cyangwa ruzubakwa rumeze nka rusengero umwami Salomo yubatse. Ariko none yaravuze ngo ariko se koko Imana izatura mu isi? Ngo dore ijuru ndetse n'ijuru risumba yandi ntore kwirwamo nkanswe inzu nubatse. Dawidi yemezaga ko Uwiteka Imana ntabwo izaza ngo iture mu nzu yubatse,
kuko Uwiteka Imana itagomba kuza ngo iture mu buturo bwera. Twabonye ko ari igishusho mbonera, uriya buturo bwera yari ishusho mbonera y'ubuturo bwera bwo mu ijuru nk'uko turakomeza kubibona. Rero na Dawidi yiyemereye ko Uwiteka Imana itatura mu nzu zubatswe n'abana b'abantu, kuko niyo yaremye ijuru n'isi, niyo yaremye byose, niyo yaremye n'ibyo byose bubakisha, ntabwo rero yatura, ntabwo yashobora gukwirwa muri ayo mazu twubaka. Ahubwo ayo mazu turayubaka kugira ngo abe ari umwanya mwiza duhurira n'abizera bagenzi bacu twiga ibyanditswe byera cyangwa twunga ubumwe muri Yesu. Nubwo Uwiteka yabaga ari kumwe nabo, ari ubarinda akanabayobora, atitaye ku bubi bwabo, ntabwo yigeze abareka na rimwe, ahubwo yababwiye kubaka ubuturo bwera, yifuzaga kubaha mu buryo bugaragarira amaso, ikabagaragariza kwiri kumwe nabo. Ubuturo bwera bwo ku isi rero bwagize akamaro kanini cyane kuva bwubakwa kugeza ku rupfu rwa Yesu, ndetse no gutangira umurimo yo mu buturo bwera bwo mu ijuru. Twibuke ko ubu niyo mutambyi mukuru uri mu buturo bwera, ahera cyane, arimo guca imanza. Ubwo Kristo nawe yapfaga, umwenda ukingiriza ahera cyane watabutsemo kabiri, turabizi. Ubuturo bwera rero bwo ku isi bwatakaje agaciro bwari bufite mu gihe cya mbere, mu gihe cy'ibitambo. Umwenda umaze gutabukamo kabiri nk'uko tubisanga muri Matayo 27 ku murongo 51, ubuturo bwera bwo ku isi bwatakaje agaciro. Asigaye noneho rero agaciro kari gafite ubuturo bwera bwo mu ijuru, kubera ko umwami wacu yari kwitegura kuzamuka akajya gutangira kwicara ku ntebe y'imbabazi aca imanza, kuzuzwa umwuka w'Imana. Uwiteka Imana yatanze amabwiriza yerekeranye na buri kintu cyose cyagomba gukorerwa mu buturo bwera. Twabonye aho umutambyi mukuru yambaraga efodi idasa n'iz'abandi bose. Abatambyi bandi bambaraga amakanzu, birumvikana amakanzu amwe, amakanzu asa, ariko noneho umutambyi mukuru yambaraga ikanzu isukwe, ni ikanzu yihariye yabaga iriho amazina y'abana ba Isirayeli uko ari 12. Umwambaro we kandi wo ku gituza wabaga urimo Urimu na Tumimu, kandi noneho bagombaga kwezwa, abatambyi bagombaga kwezwa. Ikindi kandi igikarabiro cyangwa igicaniro cy'imibavu, amavuta yo gusiga ndetse n'imibavu byategurwanaga ubwitonzi. Muri make babiteguraga mu bwitonzi bwinshi, bubaha Imana. Mu kuva cya 31 ku murongo wa 1 kuza kwa 18 ntabwo tuhasoma, ariko havuga ko Imana yatanze ubufasha bwose bwa mwuka wayo, bagira imbaraga zo gukora kinyamwuga mu buturo bwera. Twavuga nk'abasereri yujujwe umwuka, ahabwa ubumenyi no gusobanukirwa ndetse n'ubuhanga ku bintu by'ubukorikori byari bikenewe muri iyo nyubako. Ibyo kandi yabihaye n'abandi bose bamufashije kubaka ubwo buturo bwera. Yabahaye isabato nk'ikimenyetso kiri hagati y'Imana n'ubwoko bwayo, kigaragaza ko Uwiteka Imana ari we wenyine ubeza, nk'uko tubibona muri Ezekiyeli igice cya 20 ku murongo wa 12. Bayiremeye ubuturo bwera, none kandi ibibukije n'ikimenyetso cy'isabato, ngo bibuke ko isabato ariyo ibeza. Mose yahawe impano y'amategeko 10 rero yanditswe nayo, kandi abari yatanga ku bisate 2 by'amabuye byagombaga gushyirwa rero ahera cyane mu isanduku y'isezerano yari munsi y'intebe y'ihongerero. Tuyibona mu kuva cya 25 ku murongo wa 21. Ijambo intebe y'ihongerero rikomoka ku ijambo ry'Igiheburayo rifite ubusobanura guhongerera. None se kuki intebe y'ihongerero yagombaga gushyirwa hejuru y'amategeko y'Imana? Twakwibaza kubera iki intebe y'ihongerero yagombaga gushyirwa hejuru y'amategeko y'Imana? No kubera iki? Mbese ubundi ni ibihe byiringiro dukwiriye kubonera muri icyo gisubizo uri busubize? Intebe y'ihongerero yabaga hejuru y'amategeko, none ngo kubera iki? None si bimaze iki cyangwa bitumariye iki? Twabonye ubushize aho Pawulo yatubwiye ngo twakije, ntabwo amategeko ntabwo ariyo adukiza, ahubwo twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Rero ubwo buntu kubwo kwizera, ubwo buntu nibwo buri hejuru. Ntabwo amategeko ni yari hasi, ku buryo amategeko habanza ubuntu bw'Imana, habanza imbabazi,
kubera urukundo rwawe birumvikana. Noneho rero ubwo buntu iyo bumaze kubaho niho noneho hagira gute, haza nibwo budushoboza kumvira iya mategeko y'Uwiteka Imana. Atari bwa buntu duhabwa na Yesu Kristo ntabwo twashobora kubahiriza amategeko y'Imana. Niyo mpamvu rero uriya mutemeri wari hejuru y'amategeko, uriya mutemeri ni ukomeye, uriya mutemeri w'ihongerero Yesu Kristo twibuke ko ari we wabaye impongano y'ibyaha byacu. Ya maraso ye rero ari hejuru ya byose, ari hejuru y'ibyaha byacu. Kandi noneho rero icyaha tukimenyeshwa n'amategeko. Rero muri make Yesu Kristo nyiri ya maraso niwe wagombaga kuba ari hejuru y'itegeko, na niwe watanze itegeko. Reka dusome amagambo aboneka mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi ku rupapuro rwa 285, twumve icyo hatubwira turangiza. Ubuturo bwera bwari ahantu hihariye aho impongano zitangirwa ku bw'ibyaha byicujijwe ku bwoko bw'Imana. Twumvikane ni ku bw'ibyaha byicujijwe gusa, ntabwo ari ku bw'ibyaha twumve ko Yesu Kristo yaradupfiriye ubwo byararangiye. Abantu benshi bako Kristo yaradupfiriye noneho tuvuze ngo ni twese hatabuzeho n'umwe. Niba twese dupfira hatabuzeho n'umwe ukumva ko ubwo byararangiye, nyine si ngombwa kugira ngo noneho ugire ikindi kintu ukora, si ngombwa kugira ngo ubahirize amategeko kubera ko Kristo yaradupfiriye byararangiye. Ariko ngo yadupfira ntabwo yapfuye kudupfira gusa. Ubuturo bwera bwari ahantu hihariye aho impongano zatangirwaga ku bw'ibyaha byicujijwe ku bwoko bw'Imana. Ibyaha byicujijwe, twagombye kuba abakristo barangwa no kwicuza ibyaha byacu kugira ngo y'amaraso ya Kristo agire akamaro mu mibereho yacu. Mu by'ukuri hari ahantu umugambi wose w'agakiza wagombaga kugaragarizwa ku bana ba Isirayeli igihe bari mu butayu. Gutsindishirizwa, kwezwa ndetse n'urubanza byose byigishirizwaga mu buturo bwera. Buri gitambo cy'itungo cyashushanyaga urupfu rwa Yesu, imbabazi z'icyaha ndetse no gukurwaho ibyaha. Nanone kandi hamwe n'ibyo bitambo hari amategeko y'Imana, urufatiro rwo gukiranuka. Amen. Amategeko y'Imana yari mu isanduku, niyo yari ishingiro rikomeye ry'ubutungane n'urubanza. Ayo mategeko yaciraga urubanza rwo gupfa uwabaga yayishe. Ariko hejuru y'amategeko hari intebe y'ubuntu, nk'uko twamaze kubibona, hari intebe y'ubuntu. Kuri iyo ntebe niho hagaragariraga ubwiza bw'Imana, kandi kubwo guhongerera imbabazi zahabwaga umunyabyaha wihanye. Uko niko biri mu murimo wa Kristo wo kuducungura, ushushanywa n'umurimo mu buturo bwera, ahavuga ngo urubazi n'umurava birahuye, gukiranuka n'amahoro birahoberanye. Rero Uwiteka atubashishe kugira Yesu nyambere mu mibereho yacu, nk'uko twatangiye tuvuga twiga ibyanditswe byera, dusenga, kandi noneho ibyo twize mu byanditswe byera tubibwira n'abandi, ariko noneho tutumva ko dufite icyo tuzi, ahubwo duce bugufi, twumve ko ntacyo tuzi, twumve ko ntacyo dushoboye, twumve ko turi abanyantege nke. Uwiteka azadushoboza. Noneho rero niyo gukiranuka kwacu. Rero weho twabanye, Uwiteka tugire neza, aduha umugisha, aduha amahoro, kandi Uwiteka aduhana umugisha. Tuzongere duhurire mu cyigisho cya 11 cy'icyumweru gitaha. Uwiteka Mana ishobora byose, wakoze yabanye natwe, uri umukozi w'umuhanga, ushobora byose, Data wera. Turakwiha uyu munsi n'iteka ryose, Data wera. Twakomeje kwishyira hejuru kenshi Nyagasani, twumva ko ari byo tuzi, Data wera. Duhe guca bugufi, twumve ko ntacyo tuzi na kimwe, Data wera, ariko kandi dufate n'umwanzuro, nk'uko se wavuze ati njyewe n'umuryango wanjye tuzakorera Uwiteka. Natwe dufate imyanzuro yo gukorera, tuzi neza ko rero nidufata umwanzuro uzabana natwe, uzadushoboza, nk'uko twamaze kwibona ko byanze bikunze ubwiye cyangwa utegetse gukora ikintu, byanze bikunze umushoboza no kugira ngo gishobore. Ngaho natwe Data mwiza udushoboze ibyo ushaka rero, ibyo ukunda, ibyatugira akamaro, ariko ibyatuma ukomeza guhabwa icyubahiro Data mu mibereho yacu ya buri munsi. Ndakwinginze ari jyewe n'abo turi kumwe bose kuri umurongo, uduhana umugisha mu izina ryiza rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.